Yesu nashimwe, Yesu nahimbazwe. Amahoro y'Imana abane namwe. Wahisemo neza gukurikira Hinduka Official cyangwa se Julienne. Amahoro y'Imana abane nawe kandi Imana y'amahoro ikugirire neza. Turagusuhuza muri iki gitondo cyangwa se muri iki gicamunsi. Imana y'amahoro yakoze kukurinda, Imana y'amahoro yakoze kundinda, iturindira n'abana b'Imana. Imana y'amahoro ntihabwa icyubahiro. Ndayishimiye ko yongeye kudutiza icyizere. Imana y'amahoro nishimwe. Hari abantu benshi bakuwe mu mubiri, hari abantu benshi batabasha kubona uyu mwanya, ariko twebweho turashimira Imana ko yatugize abo turibo, tukaba turi guhumeka. Imana y'amahoro itugirire umugisha. Hanyuma udukurikiye ushobora kudukurikira mu gihugu cy'u Rwanda, ushobora kudukurikira Zambia, ushobora kudukurikira i Burayi, ushobora kudukurikira muri Kenya, ushobora kudukurikira Zambike cyangwa se muri Afrika. Igihugu cyose waba uherereyemo, Imana y'amahoro iguha iki umugisha. Wowe wakoze subscribe, share, comment, Imana y'amahoro igushigikira. Warakoze kudushigikira, aho udahwema kudukurikirana umunsi ku munsi. Imana y'amahoro iguha umugisha. Ni Julienne muri kuganira, nabazaniye abatumirwa beza bari b'Imana n'imbaraga z'Imana. Murabona basa neza, bafite ubwiza bw'Imana, imbaraga z'Imana zibariho. Nabasezeranije ko buri munsi Imana y'amahoro kizajya insoboza, nzajya mbazanira abana b'Imana barimo imbaraga z'Imana, barimo gukora kw'Imana, barimo ubushake bw'Imana. Gukora kw'Imana rata ntabwo babihatirwa n'abantu, ahubwo Imana yabibashizemo ku mugambi wayo. Hanyuma hari Imana yakoze ku buzima bwabo. Murabona basa neza, bagiye kubashimira ko mumeze neza, mwambaye neza, murasa neza, ubwiza bw'Imana bubagaragaraho, ubwiza bw'Imana bubagaragaraho. Mvugira cyane amen. Amen. Rero ikigutunguye aho dukurikiye cyangwa amatsiko ufite, aba bantu uri kureba hano ni impanga. Yego. Niyo mpamvu yicaye ahantu kugira ngo batubwire Imana. Aba bahuye n'ibintu bikomeye byinshi, bahuye n'urugendo rwinshi, baciye mu nzira ikomeye, ariko turashimira Imana itaratumye bahera muri iyo nzira, ikabatabara, akaba ari bazima. Imana y'amahoro ibaha umugisha. Rero wakwibaza ngo Julienne ari mu kahe karere? Ni mu karere ka ndi mu karere ka Rwamagana, umurenge wa Karenge. Sorry ku muntu wari wumvise mvuze akarere ka Burera, nuko kenshi ariyo mbarizwa, ariko ubu nageze mu karere ka Rwamagana, umurenge wa Karenge, kugira ngo mbazanire abana b'Imana, bababwire imbaraga z'Imana cyangwa se n'urugendo bakoze kugira ngo bamenye Imana. Aba nabo bari baruhijwe, bari baraheranywe n'ibyaha, bari barabaye imbata, ariko turashimira Imana yabacuze ikabanagura, ikabagira abantu bakomeye, yagize neza kugira ngo amen. Amen. Tugiye gutangiza ikiganiro cyacu n'isengesho. Hanyuma tutaratangiza isengesho, reka babanze batwibwire, hanyuma dutangire isengesho, batubwire urugendo banyuzemo. Wowe udukurikiye ruragukomeza, ngusabye kugira ngo iki kiganiro, we ukunda Julienne, wowe ukunda Hinduka Official, ukirebe mpaka ugisoje, uraza gukuramo ibyawe. Reka tubasabe batwibwire amazina yabo. Ni karibu mu izina rya Yesu, katubwere. Haleluya, haleluya. Amen. Nitwa Musabyimana Claudine. Yego. Nanjye Imana yangiriye ubuntu, nanjye nkaba ndi muri uyu mwanya, natumiwe n'umuvandimwe wanjye, inshuti yanjye Julienne, tukaba tuje kubaganirira aho Imana yadukuye. Kandi Imana yari yarakubwiye ko izakuza n'abantu benshi cyane, umugisha n'ukuri kw'itangazamakuru. Nanjye umunsi mbyisanze. Haleluya. Amen. Imana iguha umugisha. Imana yarakubwiye ko uzagera ku itangazamakuru. None uyu munsi wageze kuri Hinduka Official. Imana ishimwe. Wageze kuri Julienne. Imana isohoje isezerano yagize yavuze ntihabwa icyubahiro. Tuyihereje icyubahiro, yarakoze. Reka dukomeze n'undi muntu. Haleluya, haleluya. Amen. Nanjye Imana Solange, nanjye ndi mu murimo Yesu yangiriye ubuntu, yankuye ahantu hakomeye cyane. Umunsi icyo naje kubabwira, yari yaravuze ko izamuza n'umunyamakuru, none nawe nakwere. Amen. Imana ishoboje. Ibiri mu kanya. Imana ishimwe ko yabarinze. Hanyuma umuntu udukurikiye yashobora kwibaza ngo muri bantu ki ko musa kandi mukaba mungana, bimeze bite? Umuntu udukurikiye twavukiye rimwe, turi impanga, uko ubibona twese turavukana, twavukiye kimwe. Yego. Ni ngiye gatoya. Imana ishimwe. Ni wowe gatoya, uyu ni gakuru. Imana yarakoze ko yabarengeye, Imana yarakoze ko yabarinze, turayishimiye ko iki turinze. Imana y'amahoro ihabwe icyubahiro, iragikwiriye. Hanyuma reka tugusabe
imvura kiguye ariko imvura ni umugisha nta kabuza umwami azatugirira neza. Hanyuma reka tugusabe udusengere tugangire ikiganiro cyacu mu ncamake twiragize Imana kugira ngo Imana y'amahoro izibane natwe. Ni karibu na gatoya kugira ngo adusengere Imana, hanyuma dukomeze twumve urugendo rwo kugira ngo dukizwe, cyangwa se dukomeze twumve inzira byaciyemo kugira ngo dusobanukirwe Imana. Mana nziza turagushimiye, tugushimiye kugira neza kwawe, tugushimiye uburinzi bwawe. Warakoze Uwiteka umunsi nk'uyu wari uwuzi, niwe waduteguriye, wagiye utubwira kenshi Uwiteka ko tuzagera ku itangazamakuru, ariko uyu munsi uratwemereye, ni ukuri turabigushimiye. Wakoze waturinze, komeza kubana natwe. Uyu mwanya tugoye karibu n'ikaze, ngwino muri iki kiganiro cyacu tugiye gutangirana tubwira bene data ubuhamya. Nunyemerere bubake, nunyemerere hahinduke benshi, nunyemerere ubashigikire, ubabere inkomezi. Ngaho ubana natwe muri gihe dutangiye kugeza dushoje, mu izina rya Yesu bisabye nizeye, amen. Imana ibahe umugisha. Hanyuma se reka mbibarize musengera Karengeville ADPR. Imana yarakoze cyane, ndayishimiye. Imana ishimwe ko yabarinze ikabarindira n'umuryango, ihabwa icyubahiro. Hanyuma abantu mukunda Hinduka Official cyangwa se Julienne, aba ni abantu Imana yakuye kure, yakuye mu butayu, mu byaha. hanyuma reka yabakuye mu byaha, bari baraheranwe n'ibyaha. Nicyo gitumye duterana uyu munsi kugira ngo tubabwire gukora kw'Imana no gutabara kw'Imana. Hanyuma wakijijwe ryari? Nakijijwe 2022 ukwezi kwa karindwi. 2022 mu kwezi kwa karindwi niho Imana yadutabaye. Ubusanzwe wari muntu kirere? Jewe ubusanzwe nari umuntu nari indaya, ariko Yesu hajya nigenda mu by'ibyaha akanzinda. Ariko umunsi mu byaha akanzinda. Haleluya. Arandinda cyane, amaze kundinda umunsi umwe yeme ashaka kugira ngo akoreshe. Yashaka gukoresha iby'ubutwari. Ariko njyewe ntabwo nabimenye ko namunaniraga. Nshaka gukizwa biranga, ariko umunsi umwe biba ngombwa ko ajya agira n'abakozi Satani. Abakozi bo barakoze ku buzima bwawe. Abakozi ba Satani. Wari babonye Sabudi? Abakozi ba Satani bariho. Bariho abarozi babaho, ariko njyewe umunsi umwe nagiye kubona, nahise mfatwa n'uburwayi ako kanya. Njya kwa muganga biranga, njya mu baganga bakomeye biranga. Nari nafashwe bambaza ati uburwayi bumeze gute? Njye nashaka kwihagarika, kugira ngo ujye kwihagarika inkari zikazamuka zikajya guca mu kanwa. Nahindukira kugira ngo azagiye ku ruhande, zanahindukira zikajya hano ku rundi ruhande. Ariko Yesu utabura uko abigenza. Rimwe nasenga mbwira Imana mu gicuku cy'ijoro, kandi uri mu munyabyaha, ndavuga ngo Mana ungiriye neza, nazagukorera. Haleluya. Amen. Nubwo uburwayi abaganga batabushoboye, ariko nungirira neza nzagukorera. Nanjye rimwe gusenga. Hanyuma se nshuti yanjye, ibyaha wabagamo byari bimeze bite? Byari biturutse kuki kugira ngo ube umunyabyaha? Kandi mbona wari ukiri na mutoya. Yewe narebaga nkabona ubuzima bwo hanze buragoye. Bwari bugoye gute? Nkavuga ati se wari ukiri umwana mutoya, wari ufite amahirwe menshi, wari ushoboye kujya gukora. Nari nshoboye kujya gukora, ariko nkabona amafaranga ngiye kuko ntabwo nanyurwaga nayo. Numva nshaka umuntu w'umusirimu uri hejuru, ariko mbikuye mu by'abandi. Ubikuye mu byaha? Mu byaha. Ubwo Yesu rero ndasenga umunsi umwe nibwira Imana ngo mbabarira unkize, ariko nzagukorera. Yesu abyumva vuba. Mpura n'umukozi w'Imana. Wamenye Imana. Wabonye Imana. Nawarwaye. Nicyo wabwira abantu badukurikiye rero? Abantu nababwira ngo muve mu byaha, musange Yesu. Uri nko muri ibyo byaha wari urimo? Narindimo. Nabwira ngo Yesu mutabara. Atanga amahoro. Nacyo kintu yamaye bwa mbere. Yaguhaye amahoro. Ariko uri na mwiza pe. Wambaye neza, ufite agasura keza. Ako gasura ni ukubera Imana kari katsiba. Muri se ntako wagira? Agasura kanjye abadayimoni bamaze kugatsiba. Nari nkafite kera, ariko maze kujya mu Satani. Maze kujya mu byaha. Satani ntabwo Imana rero ikora n'umuntu mu byaha. Ntabwo byashoboka. Icyo gihe ubwiza bwe kugira ngo ubwiza bw'Imana bitabukuvaho. Bwagarutse Yesu rero amaze. Haleluya. Bwagarutse Yesu aruka kugarutse. Angarutseho. Ni ukuri nicyo cyubahiro yampaye atsiga. Nari mbabaye cyane, Uwiteka arantabara, nukura mu bwiza bwe, ankura mu byaha. Yagutabaye ate rero nshuti yanjye? Ukeneye kumva ukuntu Imana yagutabaye, naho yagukuye, naho ikugejeje uyu munsi. Uruko kuntabara kwayo rero
nagize gutya murana umukozi w'Imana nkuko nabikubwiraga wamenye Imana arambwira ati inshuti yanjye kumeze gutyo nanjye nabonye Imana ntiwayibonye ute ko Imana itajya igaragara arambwira ati nagiye mu banyamasengesho aleluya abanyamasengesho tugende ariko nongera ndavuga ati se nengera mu banyamasengesho aho hantu ambwira ibyiza byaho ukuntu basenga ukuntu Imana igira neza kandi Imana burya iravuga Imana iravuga igakora yego ningera baramenye ibyanjye ariko muri kumenya ibyanjye aba bantu se nzasubira muri bya none ndamubwira ngo ntabwo njyayo aleluya ngo bataguhanura none ubu mutsi witiranye na Julienne umuhanuzi aleluya amen ariko Imana n'umukozi w'umuhanga kuko isaha yarigeze yayo kugira ngo igutabare yego none wongeza aho ndamwemerera ndamubwira nti muri munota ndamubwira nti okay none uze kuza ubwo ntahita nahinduka ngo mumurokore mwa deperi birashoboka ko ntahita ngerayo nkahita ngaruka aleluya amen ubwo naragiye turajya gusenga noneho ntitaye kuri wa muri bundondo yego ariko ngezeyo Imana turasenga bakwihana nge simenye ibyo nihona nkabesha mumenye byari aleluya amen ariko Yesu utajya ubura uko abigenza amenye ibyacu aleluya amen mukozi w'Imana nka Julienne abayishize hejuru yego abavugiye Imana bimunyuzemo yego abambwiye ibyanjye ambwira uburwayi bwanjye nta n'undi muntu bose yego nanjye ndavuga ngo ariko Yesu kuba umuntu umbwiye uburwayi bwanjye ntari atabuzi kuva uyu munsi nahise nibona hasi ndapfuka si ubwandi bapfukama ku mukeka aleluya nahise mpfukama hasi bwira Yesu ngo Yesu guhera uyu munsi baye umwana wawe ntabwo nzigera nkutatira ngiye kugukorera kuko wamenye ibyanjye yarambwiye ati nuba imbere yanjye by'ukuri nzagukiza nzakugirira neza nzakurindira umuryango ibyo bakoze byose ndabihindura zero guhera uyu munsi mbwira ngo Yesu nzagukorera nuko yantabaye guhera uwo munsi natangiye kujya mu nzu y'Imana bwarakeye hari kuwa gatanu ari kuwa gatandatu ku cyumweru njya mu nzu y'Imana ngeze mu nzu y'Imana abakozi b'Imana baransengera bamaze kunsengera batubwira ati tangira mu bw'igice kandi uzabe uve mu byaha kwa Yesu habaga yabagabo habayo ubuzima habayo umuryango mwiza habayo inama nziza niwemera Yesu ugakurikiza amategeko ye ntongeye gusubira inyuma azakugirira neza aleluya guhera uwo munsi nanjye nahitondera amategeko ya Data ariko dusubiye inyuma bahise bansomera ngo kuko umwami Imana izantaba ni muri Yesaya 50 umurongo wa 7 ngo kuko umwami Imana izantaba aleluya ngo nicyo gituma ntamwara ngo nicyo gituma mu maso yanjye nkomera akamera nk'urutare aleluya iryo jambo nararyumvishe ndigendera ngo kuko umwami Imana izantaba aleluya guhera uwo munsi ndavuga ngo ngendeye muri iri jambo na n'uyu munsi umuntu wese ugiye gukiza umuntu naniwe wese ndamubwira ngo kuko umwami Imana izagutabara kuko umwami Imana azatabara abadukurikiye none ubu wicaranye ku ntebe abari i Burayi abari mu Bubiligi abari ibihugu byose isi yose ubu ngubu bigiye kukureba Imana ishimwe kandi wari umunyabyaha icyo nabwira bagenzi banjye abakobwa bagenzi banjye ababyeyi bumva byararangiye nyuma ya zeru Yesu arakora nyuma yo kuva mu byaha Yesu arakora ubangikanye gusubire iyo umusubiye agutera umugongo ariko iyo mubigendanye neza abana nawe akubera icyamba n'ibitero byaza arakurwanirira naho intambara zaza arakurwanirira Imana ishimwe kandi si ibyo gusa agiye akora ntarakizwa nuko yadukijije inzira kandi wari umunyabyaha njye mbazi ko umunyabyaha nyuma yaho naje kubi Imana nakubwiye ngo tugarutse inyuma Imana iravuga iravuga kandi igakora yaje kujya inyibutsa ibintu yakoraga ariko njye simbimenye ko ariyo yabikoze iza kunyibutsa inzara yadukije mu mwaka w'ibihumbi 2000 ubwo mu mwaka w'ibihumbi 2000 inzara yateraga izuba ryaravuye cyane noneho ahantu twari dufite ubutaka turabugurisha guhera ku 1000 ubw'icyatanu bwose burashira turagenda turasuhuka tujya ahantu bitaga mu Mutara tugezeyo kubera inzara tugezeyo tupfusha abana babiri umwana wa mbere yatubajije ibiryo ntitwabibona arapfa kubera inzara twabuze icyo kumuha ikintu twatungwaga nacyo bagera nko ku muntu twavuga ngo waduhaye inshenga waduhaye ubugari inshenga ni z'imyumbati y'ubugari
y'ubugari ye binitse ubwo yamara kuyiduha tukayibika za nshenga duhaye tugasekura tukanywa igikoma ikindi tukakinywa nimugoroba noneho muri ibyo ngibyo by'ubugari saba bunywa igikoma ifu iyo fu nuko ubugari ntabwo bwabaga buhagije barakuhaga nk'utuntu dukeya nawe ukavuga ngo aho kugira ngo ujye mu bugari ndagira igikoma kugira ngo ubuzima bukomeze. Haleluya. Iyo ni imirimo y'Imana agiye dutabarira aho hantu ntitubimenye ariko aho ngaho ngarutse inyuma gatoya nibwo hagiye hazamo ubundi buzima abana batangira kurwara bivuza iki ibiryo bashaka. Umwana aravuga ati ni ibiryo ntabihari abwira mukecuru ngo mu ibiryo ntabihari arangije yashize umwanya arapfa aragenda. Murabibona n'amaso turabibona gutya aragenda hashize iminsi n'undi arafatwa kubera imirire mibi nta biryo icya gikoma nabwo kandi utabona kitaboneka nibwo ubwo ngubwo n'uwa kabiri yafashwe amaze gufatwa nawe afatwa n'inzara nawe tubirike ku mwana warataha abo bana babiri ariko kuko umwami Imana atazadutabara. Haleluya. Gendeye kuri iryo kuko umwami Imana izadutabara. Yesu yahise akora ikintu cy'ikinyurane ahantu twari turi turahava twimukira ahandi mumaze gushyinguraho abana babiri. Uwiteka yadushakira inzira zo kugira gute kugaruka Ikarenge. Tugeze Ikarenge tugeze aho hantu twamaze iminsi mikeya Yesu yongera ategura urugendo rwo kutugarura Ikarenge akoresha abantu bari Ikarenge ati hari umuntu wahari uhavuye itegeko ngo abantu babayeho nabi batereka tubigarurire tubiyegereze kuko imvura yari imaze kugwa none izuba rivuyeho. Ubwo noneho turongera bohereza itike turagaruka twe twaragurisha ahantu twarabuza noneho twe dusigaranye ariho turi wisahize. Yesu yadutabaye. Haleluya. Aho hantu noneho aho hantu yadutabariye nibwo twamaze kuhagera twagurisha 5,000 turahagura tugeza kuri bihabura tugasiga ngo turagenda kuko umwami Imana yari izadutabara. Haleluya. Ubwo tugarutse nibwo Yesu yaje arangije tugeze aho hantu uwo mudugudu turangije dufata shitingi twari dufite twita tuyibambikamo hagati mu gisambu dukoramo inzu tukinyizaho iki ibirere ibyatsi ariko muri ubwo nguko ntabwo Satani ajya agira n'abakozi batajya bishimira abantu ko babaye ariko Yesu aza kutugirira neza arangije bakajya baza kutujomba ibiti ariko muri shitingi ariko kuko nta ruzi kuko umwami Imana izantabara niyo mpamvu tutamwara babajombye ibiti ariko ntitwapfa inzara iratera barapfa ariko mwegera dusita nukuri yari zico muri abaco uyu munsi ko tuzahura na juri tukavuga ubutumwa bwiza bugakomeza benshi kuko umwami Imana izantabara. Ubwo babitujombaga twavuga ati ubwo twabaga twegera twavuga ati igira hirya bari kunjomba ibiti ariko Yesu yabaga ari kumwe natwe yabagaze ico bizaba kuko yarazi icyo aturindirije. Haleluya. 2025 nazi icyo tuzavuga ariko Yesu tugarutse inyuma niho yadutabaye amaze kutugira aho hantu hashize iminsi dutangira kubona ubuzima dutangira kubona ibiraka tugakura. Yesu ageze aho tuza amabati dutangira ku ibati twakura tukabika amafaranga tukagura amabati tugera ku mabati 10 noneho dutangira twubaka inzu amabati 10 tuba tugiye muri iyo y'amabati 10. Yesu yari muri abana bangahe bari turi mu bana bagera mu 8 muri abana 8 na mama wawe na papa wacu yaragiye muba mu nzu y'amabati 10 ariko shitingi twabagamo twaryamagamo twese ariko nta kantu gatoya twese twaryamaga igihiriro usibye akantu twashagamo turere twatandukanye mwese mwaryamaga ku buriri bumwe muri abana 8 n'abavyeyi bo baryamaga ibyo twasema kandi ibindi byatsi gutya abo baryamaga ibyo twe turyama igihurutse abana 8 muri shitingi abuzima Imana itaha abuzima Imana itaha kuko umwami Imana izantabara nicyo gituma nanjye mbonye ibyo Yesu maze kwa muri ubwo buzima adukuye aho hantu muri amabati 10 ubu twayavuyeho tugeze kuri 30 tugira n'ibikoni ku ruhande tugira n'amazi mu rugo. Imana yaduhaye Imana yarakoze Imana urumva ko yatwimuye nukuri yarakoze kuko muri uwo mwaka twari turimo harimo ikinyuranye yaranyuranyije umuririmbyi yaravuze ngo aho narinuye ntabwo ariho nyituye Yesu yaranyumuye ntabwo ariho nyituye natuye muri shitingi Yesu waratwimye Imana ishimwe Yesu yaratwimye Haleluya warakoze Yesu Imana narinuye
ntabwo ariho nyituye Yesu yaranyimuye ntabwo ariho nyituye ahinatuye mu mukote ntabwo ariho nyituye Yesu yaranyimuye ntabwo ariho nyituye aho narinuye ntabwo ariho nyituye Yesu yaranyimuye ntabwo ariho nyituye yimuye korodina ntabwo ariho nyituye yamuhaye no kwambara ntabwo ariho agituye yamuhaye kujya agahaga warakoze Yesu byavuye kuri wowe Yesu yarabimuye ntabwo ariho batuye we aho narinuye ntabwo ariho nyituye Yesu yaranyimuye ntabwo ariho nyituye amen amen ntabwo ariho tugituye Yesu yaratwimuye byaje gukomeza nk'uko tuyoboka inzira yo gusenga turakizwa turabatizwa muba n'abanyamasenga tuba abanyamasenga ubu turi abanaziri dukorera mu cyumba cy'abanaziri gurupe y'abanaziri Karenge Ville duterana ku munsi wa gatatu ADP ubu Imana yanyuranyije iminsi y'ibiri yarabinyuranyije wari umukozi wa Satani kugira umwana w'Imana haleluya uyu munsi ndavuga Imana nasanga wandi uri mu byaha nanjye nkavuga ngo Yesu arahindura atanga amahoro utatanga akura umuntu mu busambanyi agakura umuntu mu bujura agakura umuntu mu businzi mu magambo mu gutukana mu gusuzugura Yesu ntahatakura umuntu kuko umwami Imana izantabara nico gituma ntabwo namwaye wamwaye na n'uyu munsi ndacyabigendera niyo mpamvu mvuga Imana niyo mpamvu mvuga ibyiza byayo nzabivuga kugeza Uwiteka amahagaze amen haleluya icyo nabwira bagenzi banjye biyegurira Yesu biyegurira Imana baba umwana w'Imana umuntu w'Imana n'umwana w'Imana agatandukanye umunyabyaha rimwe n'Imana umuntu w'Imana ariko umwana w'Imana afite agaciro arihariye amen haleluya atera ukiri muri bya byaha wari umuntu w'Imana ariko ukimara kubivamo uhita uba umwana w'Imana haleluya iryo niryo tandukaniro Muyuda nyakuri ntabwo akigendera muri za ngeso ntabwo akigendera muri bya bintu bwa businzi bwa bujura bwa busambanyi ibyo bitera umugongo ba bandi mwagendanaga ugatangira kubabwira ibyiza by'Imana ukuntu Yesu agira neza ariko nabo bahita babibona bahita babona ko hari ikinyuranye iyo babonye ko ari agasura baba baguheruka kera ushaje ukiri mu byaha ariko wakwinjira mu mbaraga z'Imana haleluya wakwinjira mu gukora kw'Imana bikaguhindura umuntu mutoya kandi amen haleluya bikaguha agasura kandi keza abantu wari uzi kwambara mu gakanzu wapi Satani yari yamejeje inyuma no kwambara imyenda itangiye kumucikira none Imana yaguhaye kwambara iguha kugendana Bibiliya nta soni biguteye iyi niyo sambu yanjye haleluya harimo ibintu byinshi ukurikije iyi Bibiliya harimo ibintu byinshi harimo imibereho hariho ubuzima harimo kurya harimo amashuri harimo kwambara harimo umugabo harimo urubyaro harimo inzu nziza harimo amasambu haleluya iyi yonyine uyize ukagendera amagambo ariyo kuko umwami Imana izantaba irimo nta buzima atahindura ni ukuri ndabikubwiza ukuntu nanjye yarabuhinduye reka twakirera mwene data atubwiraho gakeya uko yabonye Imana nawe nuko yakijijwe haleluya amen nanjye nakijwe 2022 ubwo mwakirijwe rimwe kubera ko muri n'impanga turi n'impanga Yesu nibwo yadutabara nanjye ndi mu byaha ni ukuri nari ndemerewe cyane nari umusambanyi ntazi Imana ariko Imana ikandengera ukunde ukuntu abyenda umwana muto rwose ujya ufite n'umwana oya ufite umwana ntabwo nari mbizi ntabwo wari ubizi ariko ndabona ukiri mutoya cyane ni Yesu ni ukubera Yesu nabyaye mfite imyaka 15 ariko mama irakurinda ububabyaye irandinda nta n'ubwo nzi kuri amafaranga wari warashatse se oya namubyariye mu rugo iwacu akajya baramubwira wamubyaye uri mu bubata bwa Satani ukiri mu byaha ndi umwana mutoya ariko Imana ikandi nta n'ubwo nzi kuri amafaranga sinzi no kwigurira isabune ariko Imana irakurinda amen haleluya nta n'ubwo nzi kwambara nari mfite igitenge kimwe ufite n'umwana
se wabonaga ibyo ugaburira umwana cyangwa wandi umwana nta myenda yagiraga cya gitenge niyo nkosha nahekagamo icyo gitenge niyorosaga mu gitondo ukajya nk'anagikenye ukakiyorosa ukagishyira hejuru y'umwana uhetse umwana ukanagitembera ariko ntabwo Imana itarakoze none byaje kugenda gute Yesu yaje kungirira neza nanjye 2022 nibwo nahuye n'umugabo witwa Yesu amen uyu mugabo arakomeye uyu mugabo arahindura haleluya uravuze ngo urabona ndi umwana muto nuko Yesu angira muto umwana wanjye wagize imyaka 20 ariko Mana warakoze Imana yarakoze yagize imyaka 20 usari ariko yamanje kungora yageze mu ishuri rya kumutangiza garidiyeni baciye amafaranga ndayakoraga amaze kwicara nanjye nibera ngo ndamwikorera igihe kiragera ntegera kumusubiza mu ishuri nabwo mbura amafaranga aricara ariko Yesu yaje kubigenza neza haleluya mbona igihe kigeze agiye mu ishuri ariko byabaye akarusho maze maze kubonana n'uyu mugabo bitaye umaze kubona uyu mugabo ndagira ngo mbwire abantu ko nta hantu Yesu atakura ntaho atakura ntabwo nzi ko umwana wanjye aziga haleluya ntabwo nari imyenda nari inkweto nabonaga n'umuntu akambwira ngo ambara tujye gusenga kandi nzi ko nambaye neza akakubwira akambara tujya gusenga kandi wowe uzi ko wambaye neza bya botabota byacitse nkumva kandi nambaye neza kandi wowe wambaye neza bagahita abona ko utambaye akabona ko ntambaye muhuye n'umugabo bitaye Yesu uhuye nawe uyu mugabo twahuye muri uwo mwaka 2022 ariko nanjye ansanga ndwaye kuko najya ngo ngeze igihe cyo gucincunga ngaburira umwana nibwo naje gufatwa n'ibintu none najya guhinga gukura amafaranga bikanga nibwo naje guhura n'umuntu wahuye n'Imana hari abakozi hari abanazi Bibiliya iravuga ngo hari 7,000 bitarapfukamira Bayali ubwo nawe kuri uwo munsi wahuye n'7,000 bitarapfukamira Bayali haleluya nibwo twahuye n'uyu mugabo rero uwo muntu duhuye arambwira ati tugende tujye mbere kandi basenga ambwira ibyiza by'Imana ariko numvaga nkumbuye nanjye gusenga ibyaha byamaze kunyica ibyaha byari bimaze gukora byari byinshi nuko turagenda twajya ariko kuwa gatanu tugezeyo mbese dusubiye inyuma gakeya papa w'umwana ntabwo yari ahari byibuze ngagufasha yari ariko ntabwo yamfashaga yaguye kwitaba yanteye umugongo tukimara kubyara kugeza n'uyu munsi arahari ariko ntabwo yamfasha n'uyu munsi ntacyo yakorera umwana nta na kimwe sibye umugabo Yesu uyu mugabo Yesu aruta abandi bagabo barabaruta ni inshuti nugera mu bikomeye ndabwira abakiri inyuma uzasaba umukurangira umugabo bita Yesu uyu mugabo ashoye byose uyu mugabo niwe mugabo njya nisunga mu magara kanyu haleluya nibwo napfukamye umukozi w'Imana nka Julienne twahuye uyu munsi haleluya abagiye hejuru aravuze ngo Uwiteka avuganye nawe yego ambwira bya bintu byose ntarinzi nibyo na bya bintu nigaraguye marabimbwira nuko ndavuga ngo wa muntu ntabwo warunze ntariko guhera uyu mugabo bita Yesu nanjye sinzamusiga haleluya unyemereye ko umwana wanjye aziga akamugabura akananyambi nanjye ngiye kurikira uyu mugabo niyo mpamvu ubona ameze afite agasura ni ukubera Yesu narindi kukubarira nko mu myaka 20 oya Yesu waguhaye agasura umwana wanjye amaze gukura nshimira uyu mugabo Yesu iyo nagize ikibazo yambwiye ngo umwana wawe asiga haleluya nubwo nayabura anyuza izindi nzira n'ahatari inzira ni mu kwayo amen ageze imyaka 21 ageze muri sogonderi mu mwaka wa gatatu bari mu gatatu ni ukuri Imana yarakoze n'ibindi byose azabikora uyu mugabo rero niyo yaduherera imwe n'uyu nguyu irajamba ngo kuko umwami Imana izantabara ubwo twapfukamiye rimwe duhagurukira rimwe na n'uyu munsi iratubwira ngo mugende mu nkorere turi abanaziri ariko abadukurikiye bavuga abanaziri ni abasizwe n'Imana ni babandi Imana yatoranyije turi mu bantu Imana yatoranyije ni abatambyi muri iki gihe bamwe bakeye izina umunaziri ni Imana yari twise ntabwo ari twe twabyiye haleluya nagira ngo tubane abantu batari bazi umunaziri cyane n'abantu badukurikiye arya ngo umunaziri se umunaziri
ubona ziri no mu matora amasengesho watoranijwe n'Imana akakubwira ngo uzankurikire unkorere nzakugirira neza. yego Nanjye Imana yarambwiye ngo nunkorera mwana wanjye yego ukitondera amategeko yanjye yego nzakugirira neza. iri jambo rero kuko umwami Imana izantabara nicyo gituma nampara nicyo gituma mu maso yanjye hakomera akamera nk'ahatari nicyo gituma nkomejwe n'uyu mwami rero ni ukuri nta nzara tukigira abana banjye barambara nubwo inzara yaboneka ni nk'abandi bose uyu mugabo nicyo tumukundira kandi rero atazanamurira aziga uzambara n'ibindi cyane tuzambara kubera yabyeyi yarabyeme nta nkweto nagiraga nta myenda nagiraga ntabwo ko nahekaga mu gitenge nkakiryamamo nkabyuka aricyo nzindukana ariko Mana warakoze Imana yadukijije umwaka nuko twari turushe ariko Yesu araruhura nagira ngo mbwire umuntu uri inyuma ukiri mu byaha hahandi yumva agahinda karamwishe uyu mugabo uhereye uyu munsi ukumva iki kiganiro tugiranye uhindukire usange umugabo wita Yesu azakugirira neza amara agahinda yarakamaze agatanga sura mwarasekaga we ntabwo twasekaga ariko Imana yabahaye guseka Imana ishimwe yarakoze yabigenje neza. Hanyuma rero reka musabe utubwire ijambo ry'Imana ubwire ijambo ry'Imana badukurikiye ijambo ry'Imana riri kugufasha muri iyi minsi wabwira umuntu nawe agakomera muri uru rugendo wabwira umuntu uruhijwe nawe agakomera hanyuma utubwire ijambo ry'Imana